Ndakuramukije wowe unkurikiye, gira amahoro y'Imana. Ndi Ruremire Focus. Kano kanya nzanywe n'umuntu umwe gusa. Iki kiganiro nkigeneye umuntu umwe, ariko n'undi wese wagikurikira ashobora kugisangiza z'uwo muntu akakimugezaho. Witwa Mukankiko. Mukankiko ndamwihanangiriza kudakoresha indirimbo yanjye yitwa Umuntu n'Inkundi mu kubiba amacakubiri. Iriya ndirimbo mu kuyihanga ni imvamutima zanjye, ni imimerere nabayemo, niyo myumvire yanjye, niyo njyewe, niwo mugambi wanjye. Ushaka kumenya yashingira kuri iriya ndirimbo. Iriya ni indirimbo ikubiyemo ibyo nakuze nibaza, kubera ko nakuze mbona ko hari abantu batishimira ko mbaho, cyangwa n'undi nkanjye. Ariko iriya ndirimbo nanone igera ku bantu mu buryo butandukanye benshi, abaciriritse basuzugurwa n'abafite ukundi babayeho, n'abafite uko babayeho nabo bashobora kuba barenganywa n'abandi, kuko usanga ikiremwa muntu buri umwe afite ingorane ze ku giti cye. Rero narayibumbabumbye kugira ngo itubumbire hamwe twese, ibe indirimbo yo guhuza abashobora kuyumva, abumva ikinyarwanda bose, ntabwo ari abanyarwanda gusa. Indirimbo Umuntu n'Inkundi irwanya amacakubiri mu buryo bwumvikana, mu buryo bweruye, bitandukanye rero n'ibyo wowe Mukankiko uyikoresha. Nakabaye nishima iguhinduye, ikakugira umuntu ubona ko umuntu ari nkundi. Ariko wowe uyikoresha mu rwego rwo gucukurira imva abandi. Ntabwo ari indirimbo yo gucukurira imva abantu, ni indirimbo yo kubazahura ngo agatima kagaruke impembero, babone ko nabo ari abantu kimwe n'abandi, abari bari mu mimerere yo kuba babona ko hari abandi batababona nk'aho ari abantu. Rero ubutumwa bwawe utanga urimo kuyicuranga butandukanye cyane rwose n'icyo indirimbo nayihangiye. N'indirimbo ikwereka yuko indeshyo yawe n'indoro yawe nta mahitamo ubigiraho, ko byose umuntu yisanga ameze atyo, bityo ntawe n'umwe ukwiriye kumurenganya. Ariko mu biganiro byatumye nkurikira bimwe mu biganiro byawe, mbona ubiba amacakubiri, ndetse unayikoresha mu guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ahandi ukagaragaza ko nta cyakozwe, yuko ahubwo rwose hari ikindi gihe abantu bazumirwa. Ntekereza rero ko idakwiye kubangikanywa na zimwe zaba ikindi nabonye ucuranga. Nta na rimwe, ntabwo bihuye rwose. Ndagusaba ko ureka iyi ndirimbo Umuntu n'Inkundi, ni igihangano cyanjye bwite, kidakwiye gukoreshwa n'umuntu ufite imyumvire n'umujyana wo kwicisha abantu.
ni indirimbo igenewe gutesha abica ngo babone ko nta mpamvu, gutesha abafite urwango ngo babone ko nta mpamvu y'urwango, gutesha abafite agasuzuguro ku bandi bantu ngo babone ko batagomba gusuzugura abandi. Ntabwo ari indirimbo rero yo kubiba amacakubiri, ubyumve kandi abizi ko urabizi, wenda hari uyishyizeho wumva akamaro kayo, ariko uburyo ubutumwa utanga ubugena bitandukanye cyane n'icyo nifuza kuri iyo ndirimbo. Nzi ko yaruhuye imitima y'abantu benshi cyane, yaruhuye imitima y'abantu benshi bagera ku mutima n'ubu. Wiyikoresha rero ubiba urwango, icyo kintu ugihagarike aho ubonera iyi video, uyibone nk'uko ubona iyo ndirimbo. Kandi n'undi wese waba zabona iyi video mbere yayikugezaho ukamenya ko ntakwemereye kongera gucuranga indirimbo yitwa Umuntu n'Inkundi. Ntabwo aricyo yahangiwe, ndabigarukaho. Naho ibyo byawe byo kubiba amacakubiri rwose nabyo nakubwira ko nta musaruro mwiza bitanga. Abanyarwanda ni bamwe, kimwe n'inyoko muntu yose ni imwe. Ariko ngarutse ku banyarwanda, naje no guterera akajisho ndabaririza, nza kubona abantu bavuga ibisekuru byabo, mbona woweho unagenda ukagera mu gisekuru cy'ubwami bitari na kure, ngira ngo ni icya 6 niba atari icya 7, uri uwo mu nzu y'ubwami. Jyewe nkanjye njye ndumuha, nta hantu na hamwe ngera mu nzu y'ubwami bw'Abanyiginya, ariko wowe uyigeramo. Bikwereka ko icyo wiyita uyu munsi gitandukanye n'icyo wari cyo. Bikwereka yuko ibyo byakabaye binakwereka neza koko ko mu mateka y'Abanyarwanda umuntu ashobora kuba icyo ashaka bitewe n'umuhati we w'ibyagambiriye. Bityo Abanyarwanda amoko bashyizwemo byagiye biterwa n'imihati mu byo bakora. Uwakoze agatunga yabaye uyu, uwakennye yabaye uyu. Rero icyo ni ikimenyetso nguhaye yuko ndebye ni wowe undusha kuba wari heza cyane, cyangwa se ibisekuru by'iwanyu. Twebwe nta hantu na hamwe ndondoye ibisekuru nkagera kuri 30, ntabwo tugera mu nzu z'ubwami z'Abanyiginya. Wowe ngira ngo ni 6 7 nkurikije ibyo nabonye. Rero rwose umubyeyi we, kuko uri umubyeyi warabyaye nk'uko numvise ubivuga, n'umunsi n'umwe ntuzongere gucuranga indirimbo yitwa Umuntu n'Inkundi, ubiba urwango mu Banyarwanda. Ubwo nibwo butumwa nkugeneye. Ahandi ndakwifuriza guhinduka ukaba umuntu wifuza ko abandi bantu babaho, umuntu utabiba urwango, kuko nta cyiza cy'urwango. Urwango rutuma wimena inda, kandi urukundo rwo ruroroshye, rutuma ubaho neza, ugira umutima ukeye. Ariko icy'ingenzi muri ibyo nutanabishaka, kuko ni amahitamo y'umuntu, buri umwe agira uko ahitamo. Ushobora guhitamo gukomeza iyo nzira yawe, ushobora guhitamo kwireka ukayivamo ukagaruka mu nzira nzima. Indirimbo yireke.
nizere ko ubyumvise.